kuri final muraza kuvuga mwe uko mwabibonye sibyo audience iri hano ngari ikintu mwamaze kugira ngo muze mudufashe kureba abashoboye. So what about this moment? Karacyo undi munyemano arashoboye arabizi yitwa Shalom Gustave. Ngiriwe neza, amazina yanjye nitwa Gustave. Andabanza mbere na mbere nshimire abantu mwamfashije kugira ngere ahangaha kuri final. Byari bigoye nubwo hari bitaragenze neza kubijyanye na pushing views. Habaye ikibazo nyine cya telefone, baje kunywa telefone nguze n'indi baza kuntera kaci barayijyana. Gusa aho ngeze ahangaha ndashima Imana ntacyo nabaye. Mu rwego rwo kuzamura impano yanjye badusabye kuririmba indirimbo z'abandi, gusa ngenda banza mbaririmba indirimbo yanjye. Abafite smartphone mushake Gustave Shalom muze kuma like, share and subscribe kuri channel yanjye, mukomeze mushigikire. Ninsoza ndabaririmbira indirimbo twese turayiririmbana ya Krizo. Ngiye gutangira ku ndirimbo yanjye. Abo wambitse ingabo barakomeje, abandi bamaraniye kuzahore. Abo wambitse ingabo barakomeje, abandi bamaraniye kuzahore. Inkota yawe iduha kunesha, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Udushoboze mwami dusingira hore, uduhe ku mazi amara inyota. Abayishoboye dufatanye iyi ngiyi. Dore inzandiko zitugarurira ibyiza twanyazwe, ibyiza twanyazwe. Bwira bihebye n'abacitse intege, ibyiringiro byo gusibuka. Ibidasobokera abana b'abantu ko Mana birasoboka. Wampinduriye identite, wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, waratwibutse. Wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, wahinduye ibihe, waratwibutse. Amen. Amashia Gustave yehe. Main Musanze twabonye abavokaliste barenze ndabeshe. Amashia